Hakimu Star Real Estate tukuzaniye inzu igurishwa iri muri karitsiye ya VIP, aho ikibanza kigura miliyoni 25. Ni iyi nzu uri kubona bakiri gukora amafinisaje. Hanyuma kora subscribe, like, share na comment, tubwire uko uri kuyibona, ngiye kuyigutembereza, mbwire uko uri kuyibona muri comment. Hanyuma kuri like, kuri subscribe niba utarayikora, biduha courage cyane gukomeza kubashakira ibyiza. Hanyuma iyi link ushobora kuyihereza umuvandimwe cyangwa inshuti, mu gihe wowe utaguze wakagura akagushimira ko umubereye inshuti y'umumaro. Hanyuma iyi nzu nk'uko muri kuyibona ni inzu bakiri gukoraho ariko kandi iri ku isoko. Ni inzu ifite icyangombwa, ni inzu iri muri karitsiye nziza, inzu yegereye kaburimbo, ni inzu ifite amazi n'umuriro, ni inzu ifite dushe na tuwarete mu nzu, ni inzu ifite dushe na tuwarete n'igikoni hanze, ni inzu ifite ibyumba 2 ndetse na salo, ni inzu navuga ko bagiye kuyisirimura bakayegera nziza cyane. Ndibaza ko mu minsi itari mikeya iraza kuba imeze neza cyane birenze uko uri kuyibona muri aka kanya. Hanyuma iri ku mafaranga miliyoni 18, waza ukihahira ukiturira muri iyi karitsiye nziza. Buri kimwe cyose kirahari, tuwarete yo hanze, dushe yo hanze, igikoni cyo hanze, amazi mu gipangu, umuriro, ibyobo by'amazi, buri kimwe cyose kirahari, iby'ingenzi byose birahari. Nagushishikariza kuza kwiturira hano hantu, cyangwa se ukahagura ukashyiramo umupangayi ajya kwishyura amafaranga atari munsi y'ibihumbi 100 ku kwezi. Ni karibu rero, nimero niyo wampamagara.